ryaravuzwe iryo ni irihe? Mu rukundo rwanjye murabizi urukundo rugira ibyarwo. Hari amagambo avugwa kare, hakaba n'andi umuntu ategereza igihe cyayo kikazagera akajya yayavuga. Ariko mu rukundo hari n'amagambo atavugwa. Hari amagambo uceceka ntuyavuge, atari uko atari ingenzi, ahubwo kuko kuyavuga bisaba imbaraga zirenze. Y'ibyo by'urukundo, nyuma y'icyumweru kimwe mvugana na Brenda, twari tumaze kumenyana kurusha uko narinze abantu benshi cyane twamenyanye mu buzima busanzwe. Ariko hari ikintu cyanteraga ubwoba ndetse kigatuma ngira ibitekerezo byinshi mu mutima wanjye. Uburyo yajyaga ahindura ikiganiro iyo twabaga tugeze ku buzima bwe bwite. Ibyo nibyo byanteraga kwibaza byinshi. Yavugaga byinshi ku bitekerezo bye, ku nzozi ze, ku byamushimishaga no ku byamubabazaga. Ariko iyo namubazaga ku buzima bwe bwite, ubuzima bwe bwa buri munsi, ku nshuti ze cyangwa ku mirimo yakoraga, yasubizaga mu magambo magufi cyane ariko atuzuye. Mbese yaransubizaga ariko nkumva hari ibyo ashaka kunkinga, hari ibyo atashakaga kumbwira, gusa nkabyirengagiza. Kuko narimbanye na Brenda, sinigeze mubaza impamvu, sinashakaga kumubabaza, sinigeze mushyira mu mwanya wo kwitekerezaho cyangwa kwibaza ibibazo byinshi, cyangwa ngo mushyire mu mwanya wo kwisobanura. Numvaga hagati yanjye nawe nta kibazo nshaka ko gishobora kubamo. Iminsi yakomeje kugenda yicuma, igihe cyanjye cyo gusoza amashuri yisumbuye cyagendaga cyegereza. Bidatinze cyarageze, maze njya mu buzima bwo hanze, ntangira guhangana n'ubuzima no gushaka imirimo. We yakomezaga kumbera inshuti ya hafi nubwo yari kure. Ibiganiro byacu byari bihindutse nk'urugo rutoya rwo kuri telefone. Mbese twari tumeze nk'abari kumwe, nubwo intera y'ibirometero bisaga 1500 byose byo kuva Nairobi kugera mu Rwanda yari hagati yacu. Ariko Brenda yampozaga ku mutima. Iyi ni inkuru yanjye. Hari umunsi umwe twaganiriye nijoro, umuyaga wo hanze wari urimo guhuha, amatara yo mu muhanda yamurikaga mu cyumba, mu idirishya ry'icyumba cyanjye. Maze mw'iryo joro araterura ambwira amagambo akomeye cyane. Yaragize ati, ese wigeze gukunda umuntu akakumenya kurusha uko wimenya? Nasekeye muri njye ariko mbura amagambo yo kuvuga. Nsoma ubutumwa bw'inshuro nyinshi mbere yo gusubiza. Ndangije ndandika nti yego. Gusa mu mutima wanjye sinarinzi icyo nsubije, ahubwo nuko ijambo oya kurisohora mu kanwa kanjye ndimubwira byansabaga imbaraga ziruta izo nari mfite. Maze kumusubiza yaracecetse, ceceka umwanya muto. Gusa nari mbizi iyo yatindaga kunsubiza byanteraga ubwoba, kandi ntibyabaga yuko atari online. Oya, ahubwo yafataga umwanya munini mbere yo kugira icyo asubiza. Yansubizaga ibyo yabanje gutekerezaho. Hashize iminota yaranyandikiye ati, ari ibintu nifuza kukubwira ariko ndacyashaka imbaraga. Akimbwira ibyo, umutima wanjye watangiye gutera insigane, mbura amahoro, mbura aho nkwirwa. Kuko nibazaga ibyo bintu yashakaga kumbwira byamusabye gushaka imbaraga, abiyoberwa. Namusubishanyije ubwitonzi ati, nshuti yanjye, ufite umwanya wose, bitekerezeho neza maze umbwire. Amatwi n'umutima byanjye byiteguye kukumva. Hashize akanya ngiye kubona kuri telefone yanjye mbona ari kunyandikira, ariko yandikaga siba, akongera akandika, akongera agasiba, akongera akandika, akongera agasiba. Ibyo byafashe umwanya munini, byafashe umwanya utari muto. Kuko telefone yanjye nakomezaga kubona ijambo typing ariko ritarangira, ariko ngategereza ko ubutumwa bungeraho ngaheba. N'ako kanya umutima wanjye wibazaga byinshi, ntiwari utuje, ntiwari utekanye habe na gato, kuko nibazaga ari icyo arimo yandika yatinye kuvuga.
amaherezo ubutumwa bwangezeho nasanze yanditse: nakumenyeshaga kuko mbona atari komeze. Ngaya magambo yari yanditse Brenda. Njye nakomeje gusoma iyo nteruro ngashaka ubusobanuro bwayo nkabubura, nkongera ngasoma ngashaka ubusobanuro simbubone. Nakumenyeshaga ko uko mbona atari komeze. Nabitekerezagaho bikansiga nkibaza ibyo ari byo, nkongera ngasoma ngashaka kubyinjiza mu mutima wanjye bikanga, maze ndamwandikira: mukunzi, birasanzwe, nta muntu uba umeze nk'uko abandi bamubona. Ubutumwa bukimushyikaho yaracecetse nanone. Icyo gihe nijoro sinigeze nsinzira neza, naraye ndwana n'intekerezo, naraye ndwana n'umutima. Nari nzi ko hari inkuru iri hafi kuvuka, ariko byari bigoye kwisohora. Mu buzima hari amabanga umuntu atavuga kuko aba afite ubwoba bw'uko azakirwa. Ayo ngayo niyo yarari hagati yanjye nawe. Yari yaratinye kumbwira iki. Iminsi yakurikiyeho nta kintu kinini cyari cyarahindutse mu biganiro byacu, ariko hari ikintu cyari cyariyongereyemo: ubwitonzi burenze. Yaratangiye kunyizera kurushaho, nanjye ntangiye kumva ko nshaka kumurinda, nubwo nyirizina ntari nzi uko nzabikora, uko nzamurinda, kuko byasaga naho mfite amakuru atuzuye adahagije. Mu byumweru byakurikiyeho yakomeje kunsubiriramo rimwe na rimwe ati: umunsi umwe nzakubwiza ukuri, umunsi umwe nzakubwira ukuri. Nanjye nkamusubiza nti: ntari bimukunzi, ndategereje kandi sinzarambirwa, niteguye kukumva. Ngaya magambo namusubizaga. Sinari nzi ko iryo jambo gutegereza rizahinduka igitigiri cy'imyaka myinshi, imyaka igera kuri 4 yose, kandi sinari nzi ko igihe nzamenyera ukuri bizangora kukwakira cyangwa bikankomerera kuruta uko nabyumvishaga.